maze kugura imodoka yego kubera imisatsi no gufasha abantu benshi ku kintu bari barabuze n'ibindi biri imbere yego ntabwo wari kwigura wenda wari kwigura no mu bindi utekereza ko umusatsi wagufashije ubwo tubwiye imodoka gusa ubwo ntitubashe ko ntabwo ari kubasha kujya kuri ibyo ngibyo utajya muri ibi by'imisatsi nimbivuga gutyo sinari kubibasha cyangwa nari kubibasha wenda navuga ni amajyano y'Imana ariko icyo navuga ni uko buri muntu wese atakwitinya buri muntu wese yakora ikintu kiri navuga ngo ari passion yacyo afitiye urukundo kiramuryohera niyo cyaba nta mafaranga arimo kirakuryohera ugakomeza gupushinga hari akantu his excellent yakunda kuvuga cyane kandi nanjye navuga kanyasubiye niba icyo ubona icyo ukunda utarakigeraho shaka kiriya ugikore ariko uri kuganisha cya kindi ukunda so nanjye nuko byagendeye nkajya nkora kariya kazi ariko target ari kujya mu misatsi nkumva nta gishoro gihambaye mfite nkumva ntaho mfite ariko numva target ariko nshaka kuvura imisatsi y'abantu nubwo numva nshaka kuzabikora aza business ikomeye ariko kubera Imana ngenda biza ariko numvaga ari cyo gitekerezo cyane yanakoze ibintu byinshi cyane bitandukanye byinshi ndi muri bantu bakoze mu made in Rwanda nacuruje ama electronic baye umukinnyi wa basket urumva muremure koko urumva ni ibintu byose ubugira ngo urebe ko hari ikintu cyavamo hari icyo wenda wakuramo ku buryo wenda n'urubyiruko ruri inyuma cyangwa hari n'icyo wafasha abandi mu buzima busanzwe ukora ibyo byose urabikora ariko ugeze mu misatsi uratuza urumva ni kwa kundi ushaka kugira ngo urebe niba hari ijana ryabyara irindi ariko ukabona still biri kwanga iyo uri mu kintu kitari icyaho still urastragolinga pe ukagenda ukabona amafaranga aho kugira ngo byari 1000 biri kubyara 500 ukabona biri kwanga ariko iyo uri mu kintu cyawe wumva ukunze impamvu nkunda imisatsi nkunda gufasha abagore cyane kuko ikintu cy'umusatsi umva abagore baragira uravuga uti nge nari naradeprimye kubera umusatsi umuntu n'ubu ashaka kuzareba iki kiganiro aziseka ariko niba umuntu wa mbere undangura amavuta kuko niba ari umuntu wari waranzonze ku musatsi yakubwiraga ngo iki hari yakunda kumbwira ngo ni desheve udusatsi tubiri rero ako kantu nyine kakunda kundya mu mutwe ko iyo mbonye nk'umugore inshuro nyinshi ibaze ko nshobora no kuba mbonye umugore ndi kugenda mu modoka nkahagara nkamenya ataho ukabyara waje nkagufasha waje nkagukora imisatsi ntabwo nshaka amafaranga yawe basi ngwino ngufashe uzanyishyura nyuma nyine kugira ngo kuko ndabiza benshi ashobora kuba afite iyo peni ariko atayikubwira ariko abizi iyo mufashije umusatsi waza akamenya ati nari narabuze n'icyo muvuga nta n'icyo ati umugabo wanjye noneho ukunda kubi ati nari narabuze umuntu wamfasha kuko abantu bose barambeshyanye mbese akunda umusatsi abagore bawubonamo iki kuki utuma umuntu adeprime simbizi njyewe ubonamo iki no juste iyo ufite umusatsi mwiza iyo ufite umusatsi mwiza icyo wakwambara cyose uraberwa uba uteye uko ushaka ariko ufite umusatsi uzi nkunda kubibwira abantu impamvu bakunda gushyira hariya amawigi y'ama natural hair y'ama human hair ni ukugira juste bagere wa musatsi kugira bagere rwa cya gikundiro ya look kugira umuntu akubonemo wa musatsi ariko utaninzemo wawe uba mwiza kuruta hari benshi uri umukobwa mwiza uri umugore mwiza uyu munsi uri umugore uri umudamu hari benshi mu bakobwa wenda wabikora gukira umukobwa n'iki benshi mu bakobwa nyine bayumva ko ubuzima bwanjye buragarukira ku mugabo itsoke ntabirenze sibyo wowe kuki icyo kintu horaga wipushinga wisunika udatekereza nyine utekereza gukoresha ubwenge bwawe ubwonko bwawe amaboko yawe ntugendere kuri iyo filozofi itari nziza itekerezwa gutyo hanze aha njye nabivuga
nabikuye kuri papa wanjye. Papa wanjye navuga ni umubyeyi mwiza. Yakunda kutubwira umukobwa ntabwo ari uwo koza ibyombo gusa, ntabwo ari uwo gusasa, ntabwo ari uwo kugenda ukaba umugore. You need to work. Ukeneye gukora. Ukeneye gukora, you need your own money. Amafaranga yawe. You need to be independent to your own money. Umubyeyi mwiza. Umuhungu akamenya ati ntabwo iyo umugore aje mu rugo ntabwo aje ngaba umukozi wawe. So ukeneye kwiga koza ibyombo, ukeneye kwiga guteka, igihe adari wabigenza ute. Wese uramutse ugiye mu gihugu tutemererwa abakozi babigenza ute, nyine akamenyera ko twe nakuze nta muhungu nta mukobwa. Urumva nyine iyo environment nyine iragukuza mu bwonko, gatuma nyine hari byinshi ugeraho. Nicyo nyine cyatumye naranashatse agakunda kumbwira, akambwira ati nyine wumva ukunda gukora iki. Akambwira yari umufaransa, akambwira igihe cyose jya ukunda kwirukanka ku nzozi zawe. Papa? Yego. Ukunda kwirukanka ku nzozi zawe. Nyine turi n'abana akunda tubaza cyane, kunda iki, uza kuri iki, wumva inzozi zawe ari iki. Kristo niko akunda umubyeyi apushinga umwana, kumva yuko inzozi zawe atari umugabo, inzozi zawe atari ikintu nyine kiri reliable, niko nabivuga. Waryamaho. Nyine gira ikintu cyawe, navuga ngo cyawe wihariye. Kuba ushatse ukabushaka mu muryango mwiza, yakunda kubimbwira. Ushaka ugashaka mu muryango mwiza ufite amafaranga. Amafaranga ntuyakoreho. Bibaho cyane. Uvi inkuru yanjye. Nikaze mu kiganiro inkuru yanjye, nikaze by'umweko muri ubuzima. Twizere ko mumeze neza kandi mukomeje kugira ibi byiza. Twizere ko business mukora zikomeje kugenda neza. Hari umuntu uri kutwumva muri kano kanya akaba avuga ati je business ntabwo zicamo, ubuzima bwahagaze, ntabwo biryoshye, ukaba utaryohewe. Niyo mpamvu nzaya nkuzanira abantu nka Umumararungu Claudine kugira ngo nyine akwenspire, kugira ngo aguhe urugero, akubwire ko bishoboka, akubwire ko burya kenshi sinzi umuntu ugeze kumbwira ngo nujya gukora business uzashingiye ku cyo abantu bakeneye, ku cyo abantu bifuza. Ndabishya Claudine, uraho neza? Umeze neza? Uramahoro, urakomeye? Ni sawa cyane. Uhongere ijwi tuvuge cyane. Tujye kuganira rero. Ku muntu utakuzi birashoboka ari ubwa mbere akubonye, agiye kukumva, wamwibwira gute Claudine? Ku muntu utanzi, ndi umuganga w'imisatsi. Uri umuganga w'imisatsi? Kuri abantu bafite ikibazo cy'imisatsi, abadamu, abagabo, so uraza nkagufasha ikibazo cyose cy'umusatsi waba ufite ndagikemura. Wari wambaye gutya mpita nibaza se ni umuganga none ubitangije neza, sibyo? Ni umuganga w'imisatsi, sibyo? Umuganga w'imisatsi tujya twumva abaganga b'amaso, abaganga b'amenyo, abaganga bo mu nda, none uwo uri umuganga w'imisatsi ubisobanura gute? Umuganga w'imisatsi gute? Nakwiheraho, ndi mu bantu bari bafite umusatsi mubi pe. So nagiye nzunguruka mu masalo hose, bampereza ibintu nyine bo baguhereza ariko nabo batazi ikibazo ngo kiri. Nka tombora, byakugwa neza bikagukura, byaba bitari ibyawe nyine bikanga. So nanjye ndagerageza ariko biranga. Nza kugira amahirwe, nza guhura n'umuntu wampa ububasha bwo kuba nabyiga, njya kubyiga. Mbyize rero mbonaho ikibazo cyanjye. Ujya kubyiga hehe? Nabyize mu Buhindi. Nabyize mu Buhindi, nize umusatsi ndetse niga n'uruhu. Ariko numva ikibazo nari mfite cyane, cyangwa ikibazo nari mpuje n'abantu cyinshi cyari umusatsi. Kuko uruhu hari abantu benshi cyane, aba dermatologue bavura uruhu, ariko kubijyanye n'umusatsi badakoraho. So ngiye rero nicyo nashaka, nicyo numva nari ndwaye kuba nakemura n'abantu. So mbyiga gutyo, ngeze noneho hanze numva ndi kubyiga for my sake, numva ntazanabikora. Ndagerageza ntangira gukora uwiwanjye, mbona biri gukunda,
none inshuti zanjye zikazimbwira ati umusatsi wawe uri gukura ariko nkambona ntago ndi kubyumva neza nanjye cyane so ngeraho mbona umusatsi umaze gukura nanjye nkabyibonera n'amaso yanjye noneho babandi bakayambya mpa amavuta ngeze aho ndavuga kuki ngenza yambakora amavuta yanjye ndi kwikorera mbikarangira nyabahaye noneho umushuti wanjye arambwira ati k'ibintu bikunda why not wabikora nka business kandi warabyize ndavuga ntacyo kuko nandi mfite indi business nakoraga hanumva harimo imbogamizi ko nabikora nkajya muri ibi nza kureba burya yuko ikintu ukunda cyane kurutaho birakorohera nza kubitangira ari bitoya ari bitope handi njya kuzana amavuta nkamaza nkari umuntu umusatsi wiwe juste kuko nari nabyize kumenya icyo umusatsi uri kubura nkareba umusatsi we nkareba icyo ari kubura then nkamwereza product zijyanye n'icyo ashaka bikarangira mbwiye after 2 months nkabona feedback nziza kamya ati wow bya bintu birakora urumva amavuta nakoreshaga nayo by'ukuri nize gukora ibyo nize mu Buhinde so nkagerageza kubikoresha rero muri bwabo professionnel mfite nkabijyanisha n'icyo umuntu ari kubura ku musatsi akariko mbijyana so rero mbikora uko abari nako mbizamuye mu mpano yego none se kugira ngo ufate icyemezo cyo kuvuga ngo ujye kwiga ibyo bintu mu Buhinde watubwiye ko wari ufite ikibazo cyawe wowe ubwawe mu by'ukuri icyo kikujyanye cyangwa wifuzaga kuzabikora nka business kuzafasha n'abandi batari wowe wenyine nta gitekerezo nayo mfite cyo kubyiga kuko umugabo wanjye yakorera muri ambasade y'Abahindi akajya akunda kubwira ambasaderi amubwira ati umugore wanjye akunda umusatsi akunda kureba amaferme yanyu kubera iriya misatsi y'Abahindi nta kindi kintu aba ari interested nacyo kubera iriya misatsi gusa ahita amubwira ati mfite mushiki wanjye akora amavuta bita amla y'umusatsi ari popular ati abishaka ajya kwiga arabimbwira ndamubwira ati ndi interested ndamubwira are you sure ndi interested na yakubyiga ndamubwira ati bijyanye n'ukuntu nkunda umusatsi nakure kujya kubyiga haje ndamubwira ati ndi ready yakubyiga ariko njya kubyiga numva bikoreye njyewe kugira ngo uzagira umusatsi nka wa musatsi mpora ndota wa musatsi mpora nshaka n'icyo nashakaga nta kindi kintu numvaga ntabwo numva nzabikora ariko kubera abantu bagenda babinsaba nabona ndi kubifatanya n'akazi nkabona ntabwo biri gukundanya ngeraho nkurikira navuga nk'umuhamagaro wanjye yego umuntu ashaka kwibaza ngo iki wari ufite umusatsi umeze gute wagukuye mu Rwanda ukajya mu Buhinde kuwiga nari mfite umukoferi yakundaga kunyita ngo Def Chevy dusatsi tubiri kuko nari mfite umusatsi mubi pe kamwe karaha kandi kari hari tunanutse tw'umutuku so namubwira nyine nareba umuntu haje muri salon hamwe ati wampaye amavuta uri yakoresha nyine nkamubwira mwongorera agahita ambwira ngo reka umusatsi ngigira abandi bantu ngo wowe ngo ntago ari ibyawe ntago ari ibyawe urumva nyine kubera kaka depression k'umusatsi kandi ndabizi abagore benshi ndege kwivuga umusatsi ku mugore baba bafite ikibazo iyo abonye umuntu umusatsi ahita avuga ati ntago ari uwe just plant ntiyiyumvishe ko ari umusatsi ni kaka depression umuntu aba afite kugira yakire kuriya n'umusatsi we bikamunanira ariko niyo mpamvu mpari kubafasha abantu bose bagize nk'icyo kibazo umuntu udafite ahantu yabariza ndabigenza nte araza tukamufasha yego mbere ko dukomeza n'ikiganiro banza uvuge nimero de telefone bazakubonaho yego ni 84 617 yego Claudie umuntu ashaka kwibaza ngo ugeze gutya ugeze mu Buhinde amatsiko wari ufite ugiye muri class ugiye kwiga amatsiko wari ufite ku byo kundaga kubaza ni nka yahe ibibazo akunda kubaza ni ibihe nakundaga kubaza cyane nkamuyatse amavuta nje kwiga special kara y'Abahindi twebwe dukoraho ate bigenda bite twe turi melanin mwebwe muri abazungu bigenda bite uwo mama akakunda kumbwira ati twese
population yose dufite type eshatu z'umusatsi. Abantu bose abo muzungu mwirabura wahe twese dufite type eshatu. So izo type eshatu nuzimenya uzamenya gufata imisatsi y'abantu bose. Zo rero niho yagiye anyigisha kimwe ku kindi. Kandi koko n'abagiye bangana nkareba ya ma type yabo niho umusatsi ukurira. Naho kwa kundi uhereza umuntu amavuta ugenda ukagura amavuta mu isoko utazi ngo uri gukora iki. Ya uri gukora ubusa. None wenda disons nk'umuntu yaje kukugana umenya gute type ubwoko bw'umusatsi we ubipima gute wowe? Mbipima mu buryo butatu butandukanye. yangezeho ndamupimira yaba adahari even n'abari muri Amerika bo mu ntara ndabapimira tutari kumwe. Mutari kumwe? Just kujisho? No, not kujisho. Juste ni ibintu bisanzwe usanzwe ukoresha umubaza uburyo usokozamo umubaza amazi iyo yozemo bigenda bite. Juste ni ibibazo umubaza kugira amenye type yiwe menye kuzitandukanya. Igapfuka ni uburyo ni terme zacu navuga ngo za kiganga nkuko utabwira ngo muganga abura indwara te ariko uraza turavugana nkamubwira ibyo akora then nkamenya ku describinga uyu musatsi bijyanye na experience imaze kubigeramo. Ni type uyu musatsi ni type nyine nkamenya byose kubitandukanya. So kwa kubitandukanya niho mpita menya exactly product agomba gukoresha. Arakoresha shampoo, arakoresha condition, arakoresha vitamine meze gute, aramara muri cask igihe kingana gite, arakenera heat ntayikenera. Ibyo bintu byose niho mbimenya, niho mbimenyera maze kumenya type y'umusatsi wiwe. Iyo umuntu aje afite ikibazo nk'icyo ngicyo hari experience cyangwa hari urugero ujya uvuga uti uyu muntu yarameze nkanye ariko ubuzima bw'imisatsi bwe burahinduka pe? Hari urugero waduha nk'umuntu waje ukabona nyine bihinda ubuzima bwe kubw'umusatsi? Ni benshi cyane. Harimo abastar ba hano mu Rwanda. Ntago biri ngombwa yuko na mentioning amazina yabo kuko waba ugiye kwinjira muri privacy. Ariko umuntu mbona resultat ziwe byibura ibyumweru 4 nibwo ntangira kubona resultat za mbere. Kuko ndagukurikirana ntago tuguha product gusa ngo ugende. Tugukorera follow up kugera ku mwaka. So wa mwaka tuba dufite intego twihaye yuko ugomba kugeza kuri uyu musatsi byange bikunde. Niko niyo speciality yacu. Ku mwaka ubwo ubigenza gute? Dukorana mu ukora follow up gute? Follow up dukorana mu buryo reka mbyite mu zindi nimi babyita ama section ariko twe tubyita challenge. Dukorana challenge enye mu mwaka. So challenge ya mbere imara amezi 3. None umva umwaka ufitemo tubigiramo ibihembwe 4. So agomba kumakinga sure yuko za challenge enye azirangije. Challenge enye nubwo ni gukurikiza instruction tuba twamuhaye tumwereka ubwoko bw'ibisuka agomba gusuka, ama vitamine agomba gukoresha. Nyuma ya challenge imwe irangiye uburyo awitwaraho niba agomba gusuka meshe ni atagomba kuzisuka bijyana nuko ya type yiwe twabonye. Ari na mubuza gusuka? Yego. Kubera icyugo? Hari ama synthetic, hari imisatsi myinshi ageraho ikaba damaged. So yaziretse for some time umusatsi urongera ukagaruka. Akareka gusuka burundu? No, asuka ama twists, asuka ibiryamye. Muri iyo type nanjye ndimo ni muri ba bantu bagira umusatsi uriho rabatazi cyawo damage nzi cyari cyo. Ariko akunda ashyiraho ama synthetic ibisuko ahinduranya. Noneho hari ama chemicals aba muri ari ama synthetic agenda akica ama cell. Yo navuga ngo atanga bwa buzima bw'umusatsi. Rero ya masele yapfuye kugira uzabona umusatsi juste nukugana umuntu ubizi cyangwa nyine ukabura. Hari benshi njye mbona mu badamu bakora ibintu by'imisatsi toujours bakubwira ko umusatsi ugomba kuba uri naturel. Uri naturel, uyu musatsi wa Kinyafrika nyine uri naturel. Ariko we ukabati uri kumbwa kugira umusatsi w'inature kandi nkunda umusatsi udefirishe.
no twebwe nta specific tugira kuko kumenya umusatsi aho bitandukaniye nuko ashyiramo produit ndagashyiramo akagumiza uri naturel so ntawe tugira ku buryo mushobora gufasha n'umuntu ukunda wa produit waba ufite naturel turagufasha waba ukunda tenti waba utayikunda turagufasha abana nabo bakubwira ko izo produit ngo zishobora kwica imisatsi actually zica bijyanye nuko abigendamo nabi ntazijya ashyiramo produit cyari cyo ntazi produit ijyanye n'umusatsi we so nicyo tuba tubereyeho tukakuguidinga bijyanye na produit yawe hari umuntu ushyiramo produit yo ku bantu b'imisatsi igagaye kandi afite umusatsi woroshye hari umuntu ushyiramo produit yoroshye kandi afite umusatsi ukomeye itandukaniririzamo nuko aba atazi product ari bushyiremo ushobora kujyana n'umusatsi we abo bantu bari batangiye kwiheba bati produit nakundaga umusatsi unyereye mu kinyarwanda kandi igihe bari kunyobrije nyine kugira imisatsi iri naturel uwo muntu wamuha icyizere cy'uko ashobora kuba yagira imisatsi isanzwe nk'iy'aba Beyonce irakura ikaba miremire cyane turakuguidinga uko biri kose uko umusatsi wawe kose waba uri turakujyana mbega mu navuga ni amahame y'imisatsi imisatsi igira amahame y'uyubahirije umusatsi uraza okay bivuze ngo umuntu aje icyizere bana cy'umusatsi we kiragaruka byanze bikunze 100%. Wavuze ngo ufasha abagabo n'abagore. Abagabo bafasha gute Claudie? Hari umugabo baba bakeneye kuvuga ati je ndashaka ubwanwa. Ubwanwa bwarananiye ntibuza. Actually umubiri wacu wose ufite umusatsi. Aho biba bitandukaniye nuko uba ugomba gufungura za pores bwanya bw'ubuhumekero bo buri kuri side ushyizeho na hano mu maso yawe imisatsi yawe na hano iraza so uraza icyo dukora nyine turagufasha nyine tukakuguidinga nta kindi ku muntu ufite ikibazo cy'uruhara abenshi bavuga ko ari indwara z'hereditaire no bavuga ko ari ibintu byo mu muryango kandi ni indwara nka diabetes nk'amasinzite biri hereditaire kuko iyo ubyitayeho neza iyo ndwara irakira ndetse n'umusatsi ku buryo se umuntu wazanye uruhara ashobora kongera kugarura umusatsi gute neza ubishyize muri logique ubumva atari bidashoboka nuko reka mbivuge gutyo nuko abagabo nyine mugira mukabyakira ibintu byose mubigira simple ariko iyo bishe kuri side y'abagore yo turakirwanya bikavamo kuko hari n'abagore bagira uruhara ariko bakora treatment rugashira so no ku bagabo rero nuko uraza tukagufasha ubundi tugukorera follow up abagabo kubera bikunda gutindamo kubera ukuntu umunsi umwe aragira negligence undi munsi akabati ntago bikunda ariko ngerageje navuga ngo abagabo 160 byarakunze abenshi negligence nayabuze yamenetse na travelinze ndi kubura umwanya hakabamo utwo tu excuse ariko umuntu wanga uruhara mfite ubuhamya bw'abantu barenga nka 80 abagabo umufasha ikisobwo ni kumuha product no kumuguidinga urumva hari ibintu twe dushyiramo by'amavitamine ku bagore kugira umusatsi ukure vuba utwenge twiyongere mu ruhu so n'abagabo babikeneye especially kuri wa undi uzanye uruhara impamvu abantu abagabo bagira uruhara nabwo turaza kuri za type eshatu twavuze ku bagore nabo hari type hari iya low porosity na high porosity uko biri kose abagabo bagira uruhara wa undi utazana uruhara ari muri ya type ya medium porosity umusatsi we yakogosha atakogosha umusatsi we ubuhari so kuri za type ziri navuga ngo ziri abandoned niko nabyita cyangwa ziri unknown kuba batazi uburyo babyitaho nizo zishobora kuba zazana uruhara probability bihari 100% bazana uruhara yego rero nawe uraza tukagupimira tukagufasha upima umusatsi we and then ukamufasha kubyerekeye n'uruhara bikaba byashira ari abo wakurikiranye birashira uruhara ruragenda byagenze bite juste nugusiga amavuta maze koga mu mutwe nawe buri kwezi abagomba gukoresha hair mask yo gufasha kuba ya detoxinga uruhu rwe hair mask gutubwo ni
urabona ni nk'uko mukora nubwo nyine abantu yego kugira ngo uruhu rwawe ruse neza rube nta biheri nta turimo tubi so n'umusatsi nuko ukora hair mask kugira habeho detox uruhu rwifungure kogosha se no nta kogosha no after umusatsi nk'uko kurya yatangiye kulozinga umusatsi yakora hair mask kwa kundi muri salo yagiye kogamo nk'uko bakora black shampoo bakayishyiramo sometimes bakayoza nayo nuko hari abagabo se bakugannye bafite uruhara kabisa rumwe rubli rumwe ruri tubyita ikibuga baranganye screen baranganye ariko abenshi batakaza icyizere kuko bahereza imyaka 3 ubahereza imyaka 3 kuko haba harajemo amalayers wa musatsi wagiye ukicarirwa reka mbyite n'inkibuye hakongera akakicara nk'ikindi kintu hakazaho amalayers 3 rero kugira wa musatsi uza birasaba nyine imbaraga no kuba wakwihangana nta kindi ariko kwa kundi umuntu aba agifiteho ubona hatangiye kuruzinga mikeya cyangwa ukabona yazanye uruhara ariko hasigayemo dutoya uri kubona harimo utwoya uriya we urumva bagifiteho pourcentage nka 20 yonyine so yagiye inyuma ikagera mu 10 n'ihanda atangira kuruzinga yose ubundi kugera haza uruhara haba harimo ikintu kimeze nk'ikinure wa musatsi uba ufite mu mubiri ariko kwa kundi ugenda utakaza umusatsi umwe kakanure gahita gafunga muri wa mwanya w'ubuhumekero uko agasatsi kamwe kagize kwa kundi gashinguka kakazana akantu k'umweru ikinure gita kiri pressing so kugeraho kigenda kikuzura umutwe wose rero iyo ubifatiranye hakiri kare cya kinure niho ya detox niho iza ikagufasha igahita ifungura twa twenge ya mavuta usigaho agahita hangurutsa ya misatsi hari umuntu ushobora kwibaza ngo nanjye icyo nakibaza produit mukoresha niba warabyize mu Buhinde mpita nibaza abandi bakunda gukoresha ibintu binaturel ibintu by'ibyatsi ukoresha produit zimeze gute kugira ngo wenda umuntu yumve ubwoko bw'ibyo mu ziri naturel nkoresha produits z'Abahindi izo muri Ghana no muri Côte d'Ivoire yego ku buryo wenda kuko njya numva iyo bavuga ngo ibintu by'imisatsi nigeze kumva niba ari byo simbizi ushaka gushaka kuzana ngo umusatsi uri umugabo and then ukagira byinshi wica mu mubiri bimwe byo gutuma umusatsi uza vuba hari produit ngo umuntu ashobora gukoresha kugira ngo agarura umusatsi cyangwa kujya mu musatsi utagenda and then bigatuma ngo hari ibindi byica mu mubiri umuntu agacika intege ibintu nk'ibyo ngibyo ubwo urumva izo ngizo ntabwo ziri naturel izo nizo zindi ziba zirimo amachemicals nk'amaproduit n'ibindi byose ariko izindi zikozwe mu buryo buri naturel no added chemicals ziri chemicals free n'amasulfate n'amaparaben arimo ziri free kuko iyi mpamvu nanjye gusaba gutegereza nuko mbizi ko ziri natural so byayinduza ngo ngenda ndashaka iby'ukwezi ngo ntabwo nategereza ndakubwira aho ya ubwo umugabo afata igihe cyo gutegereza umusatsi nawe akajya buri gitondo akora ibyo umubwira nta nubwo biba bisaba igihe kinini iminota 5 gusa kwa kundi ufata n'ibintu bisanzwe ikigoye ni ukubyumva kuki ufata brush ukabrushinga for 2 minutes then you go n'ibindi nuko niba ushaka ikintu urashaka kugira amenyo meza no guhumeka neza n'ibindi nuko niba ushaka umusatsi ufata igihe uvuze ku bana rero umwana ku musatsi ubigenza gute umufasha gute abana nabo bakeneye ko bagirirwa amatraitement y'umusatsi hari ababyeyi bakunda imisatsi myiza iba yoroshye idacika kandi abenshi baba bifuza kuba bagira imisatsi iri naturel ababyeyi benshi impamvu navuga bakunda naturel ni ibiri healthy kuruta irimo produit kuko uko utera produit niko uri gutera umwana ibibazo
so bagatinya ko ya misatsi bigagaye iba yumye nyine acishamo umwana akababara so ya difficulty izamo niyo dufasha umubyeyi ko umwana twamuha product akagira imisatsi myiza yoroshye itagagaye y'umukara rero abenshi batera amaproduit bashaka icyo kintu yego nicyo tubafasha mukorera hagana hehe rero ku bantu bifuza nubwo nyine tuze gutanga contact nimero mukorera hagana hehe nubwo uzashaka umwanya tubwe tubasure twereka abantu gahunda uko zimeze uko mukora byose aho mukorera ndumva byaba byiza kurushaho yego dukorera muri Miki ndetse tukaba dufite n'indi shop muri Shiki muri floor ya nyuma ground ya gatatu kuri ya side abantu bamenyereye yo ku Nyange yego cyangwa kwa Tijara kwa Tijara ndahabona yego ubwo muba mukora nka salon se cyangwa mwebwe ni clinic beauty hair clinic okay yego kurya abantu icyo baza gukora no kubapimira imisatsi and then mukaba product hari benshi hanze ahangaha bari gushaka business bari gushaka gukora imirimo wowe wabitangiye ari ukugira ngo wifashe wowe ubwawe umuntu ashaka kwibaza ngo ibi bintu byahinduye gute ubuzima bwawe navuga ngo witangiye bisa nkaho ari imikino udafite mu business byaguhinduriye gute ubuzima ikintu cya mbere navuga ngo byampinduriye ubuzima sibyo n'ubwanjye wenda n'ubwabo nkoresha yego gute yego iyo ubona utanga akazi ku bantu 1 2 3 4 5 yego babanje navuga ngo kwihindurira ubuzima ntama wenda kubera Imana ugahereza n'aba bandi akazi abantu benshi bakunda kuvuga ko navuga muri business ngo utangire ku gishoro kinini utangire ku bintu bibyibushye yego ariko njye numva gutangira ikintu wumva ukunze cyane cyane cyangwa ikintu societe ikeneye nicyo navuga ngo kiguhereza inspiration ukaba wagera ku bintu byinshi ibyo ngibyo navuga ngo maze kugura imodoka yego kubera imisatsi no gufasha abantu benshi ku kintu bari barabuze n'ibindi biri imbere yego ntabwo wari kwigura wenda wari kwigura no mu bindi utekereza ko umusatsi wagufashije ubwo tubwiye imodoka gusa ubwo ntitubashe ko ntabwo wari kubasha kujya kuri ibyo ngibyo utajya muri ibi by'imisatsi nimba ivuga gutyo sinari kubibasha cyangwa nari kubibasha wenda navuga ni amajyano y'Imana ariko icyo navuga ni uko buri muntu wese atakwitinya buri muntu wese yakora ikintu kiri navuga ngo ari passion yacyo afitiye urukundo kiramuryohera niyo cyaba nta mafaranga arimo kirakuryohera ugakomeza gupushinga hari akantu his excellence yakunda kuvuga cyane kandi nanjye navuga kanyanspiye niba icyo ubona icyo ukunda utarakigeraho shaka kiriya ugikore ariko uri kuganisha cya kindi ukunda so nanjye nuko byagendeye nkajya nkora kariya kazi ariko target kujya mu misatsi nkumva nta gishoro gihambaye mfite nkumva ntaho mfite ariko numva target ariko nshaka kuvura imisatsi y'abantu nubwo numva nshaka kuzabikora aza business ikomeye ariko kubera Imana bigenda biza ariko numvaga ari cyo gitekerezo cyane yanakoze ibintu byinshi cyane bitandukanye byinshi ndi muri bantu bakoze mu made in Rwanda nacuruje ama electronic baye umukinnyi wa basket urumva muremure koko urumva ni ibintu byose ubugira ngo urebe ko hari ikintu cyavamo hari icyo wenda wakuramo ku buryo wenda n'urubyiruko ruri inyuma cyangwa hari n'icyo wafasha abandi mu buzima busanzwe ukora ibyo byose urabikora ariko ugeze mu misatsi uratuza urumva ni kwa kundi uba ushaka kugira ngo urebe niba hari ijana ryabyara irindi ariko ukabona still biri kwanga iyo uri mu kintu kitari icyawe still urasitaragoringa pe ukagenda ukabona amafaranga
aho kugira ngo byari 1000 biri kubyara 500 kabona biri kwanga ariko iyo uri mu kintu cyawe wumva ukunze impamvu nkunda imisatsi nkunda gufasha abagore cyane yego kuko ikintu cy'umusatsi ho umva abagore baragira uravuga nge nari naradeprimye kubera umusatsi umuntu n'ubu ashaka kuzareba iki kiganiro aziseka ariko niwe muntu wa mbere undangura amavuta kuko niba ari umuntu wari waranzonze ku musatsi yakubwiraga ngo iki hari yakunda kumbwira ngo ni desheve udusatsi tubiri rero ako kantu nyine kakunda kundya mu mutwe ko iyo mbonye nk'umugore inshuro nyinshi ibaze ko nshobora no kuba mbonye umugore ndi kugenda mu modoka nkahagara nkamya to ukabyara waje nkagufasha waje nkagukora imisatsi nagucaka amafaranga yawe basi ngwino ngufashe uzanyishyura nyuma nyine kugira ngo kuko ndabizi abenshi ashobora kuba afite iyo pen ariko atayikubwira ariko abizi iyo mufashije umusatsi waza akamya ati nari narabuze n'icyo muvuga nta n'icyo ati umugabo wanjye noneho ukunda kubi ati nari narabuze umuntu wamfasha kuko abantu bose barambeshya mbese akunda umusatsi abagore babubonamo iki kuki utuma umuntu adeprime simbizi njyewe ubonamo iki no juste iyo ufite umusatsi mwiza iyo ufite umusatsi mwiza uziko icyo wakwambara cyose uraberwa ubu uteye uko ushaka ariko ufite umusatsi uzi nkunda kubibwira abantu impamvu bakunda gushyira hariya amawigi y'ama natural hair y'ama human hair ni ukugira juste bagere wa musatsi kugira bagere rwa cya gikundiro ya look kugira umuntu akubonemo wa musatsi ariko utaninzemo wawe uba mwiza kurutaho wavuze ku byerekeye n'igishoro rero igishoro gikunze kuba imbogamizi ku bantu benshi nawe uracyari muto uracyari urubyiruko byanze kunze hari urubyiruko ariko twumva mana yanjye nabuze igishoro umumaro ngo ahereye ku kihe gishoro nimbivuga nahereye ku tuntu twinshi tw'uducogocogo twinshi twarikubwiye nivuze ubucogocogo ni iki nahereye nkora amasandali nkakora ibikapu nkajyana ku isoko washakaga ariko life koko nkajyana ku isoko nabwo mu buzima busanzwe ndi umuntu ukunda gukora nagerageza kugira ngo ndebe ko hari icyo byabyara ngurisha nkakora ibikapu hari ibikapu ukunda kubona ku isoko hano hari byinshi nakoze juste kugira ngo ngende muri cya kintu ufite n'ukuboko ko guhanga se ibintu nk'ibyo ndi muri abantu bavuga ngo batekereza ibintu bakabikora ntago kuba nagikora igikapu njye natekerezaga design y'ikintu ukagiha umutayeri nkagereza umutayeri nkabona abantu barabikunze ntabona cyamenyereye nkagenda nkakora ikindi ariko mbona ntago ari ibintu byanjye juste ndabikora kugira ngo ipushinga ariko ntago ari ibintu byanjye hari benshi uri umukobwa mwiza uri umugore mwiza uyu munsi uri umugore uri umudamu hari benshi mu bakobwa wenda wabikora gukira umukobwa n'iki benshi mu bakobwa nyine bayumva ko ubuzima bwanjye buragarukira ku mugabo itsoke ntabirenze sibyo wowe kuki icyo kintu uhoraga wipushinga wisunika udatekereza nyine utekereza gukoresha ubwenge bwawe ubwonko bwawe amaboko yawe ntugendere kuri iyo filozofi itari nziza itekerezwa gutyo hanze aha njye nabivuga nabikuye kuri papa wanjye papa wanjye navuga ni umubyeyi mwiza yakunda kutubwira umukobwa ntabwo ari uwo koza ibyombo gusa ntabwo ari uwo gusasa ntabwo ari uwo kugenda ukaba umugore you need to work ukeneye gukora you need your own money amafaranga yawe bwite you need to be independent to your own money umubyeyi mwiza umuhungu akamenya ati ntabwo iyo umugore aje mu rugo ntabwo aje ngo abe umukozi wawe so ukeneye kwiga koza ibyombo ukeneye kwiga guteka igihe adari wabigenza ute wese uramutse ugiye mu gihugu tutemererwa abakozi babigenza ute nyine akamenyera ko twe nakuze nta muhungu nta mukobwa urumva nyine iyo environment nyine iragukuza mu bwonko gatuma nyine hari byinshi ugeraho nicyo nyine cyatumye naranashatse agakunda kumbwira akambwira ati nyine wumva ukunda gukora iki nkambwira yari umufaransa akambwira igihe cyose
ujya ukunda kwirukanka ku nzozi zawe papa yego yego ujya ukunda kwirukanka ku nzozi zawe nyine turi n'abana akunda tubaza cyane kunda iki uza kuri iki wumva inzozi zawe ari iki Christian niko akunda umubyeyi apushinga umwana yikumva yuko inzozi zawe atari umugabo inzozi zawe atari ikintu nyine kiri reliable niko nabivuga yego waryamaho yego nyine gira ikintu cyawe navuga ngo cyawe wihariye kuba ushatse ukabushaka mu muryango mwiza yakunze kubimbwira ushaka gushaka ugashaka mu muryango mwiza ufite amafaranga amafaranga ntuyakoreho bibaho cyane cyane cyangwa ati uzashake icyo ukora mu buzima nubona nta support I'm there ndahari kugufasha ibyo bintu byagusunitse gute umumararungu no even n'ijambo ryo ryonyine support ntabwo aba ari n'amafaranga n'ubundi iryo jambo niryo ndikuvuga ry'umubyeyi cyane byagusunitse gute byatumye numva ntacika intege n'ibyo byose nakoraga ibyinshi nta n'ibyazi ntabwo azi ko nigeze nkora made in Rwanda nta nubwo navuga ngo iby'imisatsi arabizi kuko nagiye kubyiga arabizi yuko nanabikora ariko ibyo bindi byose yananabimenye ari no kunkubita ariko nabikoraga kubera cya kindi yakundaga kumbwira buri gihe cyose ugiye wirukira inzozi zawe yego uyu munsi wumva warageze aho wifuza actually ntabwo ndahagera kuko nkeneye ko buri munyarwanda wese agira umusatsi mwiza yego nizo nzozi zanjye ariko nturobanure gabo gore umugabo ntagira uruhara ukeneye ubwanwa umugore ukeneye umusatsi mwiza umwana ukeneye umusatsi mwiza buri muntu wese nk'uko iyo umuntu navuga ngo afunguye clinique aba yifuza ko nta murwayi wakaboneka uyu munsi inzozi zawe ni izihe target inzozi aho wifuza kugera by'umwihariko muri ubuzima bwo gufasha abandi mu byerekeranye n'imisatsi wumva inzozi za umumararungu Claudine ari izihe mvuga inzozi zanjye yego inzozi zanjye numva ari nko kuba navuga ni nka brand ambassador w'imisatsi mu Rwanda mbega ku buryo umuntu azajya aza ashaka ari njye baza umusatsi ku buryo umuntu azajya ndeba mu muhanda bati ni wa wundi wampaye imisatsi nicyo kintu mba numva nifuza ikindi mba numva nifuza ni icyifuzo ku bantu bo mu masaro nifuza yuko bajya bamaza kwiga uburyo bita ku misatsi y'abantu kuko abenshi bihutira gukora business ariko atazi ikibazo binakifite navuga ngo nicyo ngewe nibanzeho kumenya cyane ikibazo population ifite kuruta nkagikemura kuruta kwirukanyira muri business yego reka tuhita tunagana ku musozo tugushimire kubana natwe mu kiganiro inkuru yanjye ni ukuri ufite ubwenge bwinshi ni nabwo buzatuma banakuyoboka bakomeze kukuyoboka by'umwihariko ku byerekeranye n'umusatsi abo yapfuye abifuza kongera kuyizura mbyita gutyo kabisa mugane uyu muvandimwe umumararungu Claudine ukorera muri Chic ndetse no muri Mic nimero de telefone turaza kuzishyira kuri screen ariko turaza no kuzishyira hasi muri comment section commentaire ya mbere iraba ari nimero za Claudine umumararungu usa na Naomi Campbell akiri mutoya uramuzi Naomi Campbell umunyamideli wo mu Bwongereza ntago muzi uze kumusacinga ndamusacinga ni umusitari ukomeye cyane ariko ngo arakuze arashaje ni uwa kera ntabwo ashaje kameme ari mu myaka 50 ni umunyamideli ukomeye cyane ku isi umwiraburakazi wo muri Amerika wo mu Bwongereza akaba muri Amerika yego turasoje Imana iguhe umugisha namwe rero mwabonye kino kiganiro cyacu mwakoze kubana natwe mu kiganiro inkuru yanjye mufate nimero y'uyu muvandimwe ntimuze kurira ngo umusatsi rwose mwakoze cyane